atwita umuhungu umukobwa The girl. ni umukobwa When were you diagnosed? warwaye ryari yaramuribye tumenye ko arwaye Biachi. ndabizi kanseri uburyo ituma umuntu yitwaramo umeze ute I'm fine. meze neza The borough's motto. niko ba Barros mwese muvuga niyo moto y'umuryango wabo Why are you here? kuki uri hano I think I know why David broke out of prison. ndakeka namenya impamvu David yacitse gereza nanjye wumve Called. Rico yamamagaye Matthew's gone, Lenny. umva umwana wanjye yarapfuye Matayo Nothing we can do will change. ntacyo twakora ngo kibihindure Matthew yarapfuye You're probably right. ushobora kuvuga ukuri If you'll indulge an old man, a few questions. You and me alone. ariko ndumva nkubaje utubazo duke ntacyo byakwica mbaza That night you were brought down to the hospital for icyashora umwana wawe apfa bari baguhamagaye kwa muganga ngo habaye impanuka ya bisi You got here. ugeze hano byagenze bite I mean, uravuga iki Did you treat the victims? abo bantu koko bari baguhamagariye ngo uzuvure bakoze impanuka warabavuye no. oya The accident had been rerouted. nageze kwa muganga baratubwira ngo abarwayi bari bari muri iyo bisi bakoze impanuka ngo babimuriye ku rindi vuriro duturanye Who told you that? ibyo ninde wabikubwiye Hospital administrator. umuyobozi w'ivuriro Ronald. Ronald yego Ronald What does it matter? ibyo bisobanuye iki Yes, because there were no bus access. impamvu ufite icyo bisobanuye ni uko ririya joro bagukura mu rugo ngo ugende ngo hari impanuka ya bisi ibaye iryo joro nta mpanuka ya bisi yigeze ibaho ntayo Of course there was. iyo mpanuka yarabaye oya According to the MTA, the twamagaye MTA ubwo nimba MTA twayegeranye ni nko guhamagara muri traffic ugahamagara kuri polisi bamwe bashinzwe kumenya iby'impanuka n'iki babyandika bus accidents in the greater Boston area. muri Boston yose usibye na kano gace turimo bakubwiraga nta mpanuka yigeze ibiryo joro mbega niwo kukubwira ngo muri Remera iryo joro hari habaye impanuka ya bisi bakahita bakubwira ati usibye no muri Remera iryo joro Kigali yose no mu nkengero za Kigali nta haru namwe yigeze haba impanuka ya bisi That doesn't make any sense. ntabwo ibyo bintu byabisobanutse I agree. yeah That's why I want to talk to niyo you. mpamvu narije kuvugana n'umugabo wawe nyine nk'umuyobozi w'ivuriro waguhamagaye Fine here. urashaka kugaragaza ikireni It's been made up a bus ko accident. umugabo wanjye yabeshye ko iyo mpanuka ya bisi yabaye kugira ngo nze kwa muganga Do you know how absurd that sounds? ibyo bintu uzi uburyo byumvikanamo nk'ubuswa yego You're right. uravuga ukuri abasaza si bageze muri imyaka bagitongana bagiterana amagambo n'abantu sha ntago nakabaye nanaje It's good to see you. gusa byari byiza aho kubona gusa ari umuntu bakakubitsemo usigara urwana nako